Imana tugejeje rata tubaye tuyishimiye tuyizamuriye icyubahiro uko biri kose biraruta mbere gira abantu nka babiri cyangwa nka batatu babwire ngo nubwo nasigaye ndi imfubyi nubwo nasigaye ndi incike ariko uko biri kose biraruta mbere Mana nishimwe nago ndi bubarambire numvishe nejejwe n'Imana mu mutima jubije amaso inyuma ndebye ahantu Imana ituvanye ndebye igihe bwacyaga nkabona butari bwire ndebye umwijima w'icuraburindi ndebye imiborogo yari yugiwe mu gihugu cyacu Imana ikatwohereza abamarayika murinzi Imana ikatwohereza abarengeza abacunguzi Imana ikorera mu bantu ndagira ngo mbwire ngo Imana ni igikubwira ngo kora iki ngiki ugicemera Imana ibikunyuzemo Imana ibikugeze ambasaderi ku isi hanyuma tubona tubivuyemo tubona tugeze aho tugeze ubu ngubu uwasigaye afite amezi 4 ubu ngubu arahetse utaraheka arabyitegura ejo hanyuma Imana yagiye twomora inguma ndagira ngo nawe ugifite bikomere ushaka ubushuti bukomeye ku Mana Imana ijya yomora inguma n'inkovu zigasibangana Haleluya 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 Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro ndagushuhuje wowe ukurikirana Mukamurava Jeannette uko bwije nuko bikeye ndagushimiye wakoze subscribe ndagusabye wowe utari wayikora kugira ngo uyikore kandi mujye mwibuka gukora like na comment ibiganiro byose bicanga hatazagira hagira na kimwe kigucika ndagushuhuje wowe nkurikirana wibereye imbere mu gihugu cy'u Rwanda abari Burundi inshuti zanjye ziri Uganda abari muri Amerika abari Aziya Oceania mu Burayi hirya no hino ku isi abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese ndabahobeye yambi Mana yo mwijuru niduhana umugisha
ndagushimiye rero wowe utajya uhema na rimwe kunyereka ko nkunda ukabigaragariza muri komenti. Hari n'abankurikirana bicecekeye si uko baba batanyuzwe, maze kugira abantu bagera mu 4,340 mu nkurikirana, bivuze ngo inshuti zanjye mubaze kuba benshi. Nanezerwa cyane bamaze kumubaye n'ijana, tugakomeza tukabana benshi kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka cyane. Imana niduhana umugisha. Reka nangire niragiza Imana kugira ngo iyobore iki kiganiro cy'uyu munsi. Data, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga, ndongeye nanone nguhaye ikaze na karibu. Ndagushimye ko wandinze undindana n'ubwoko bwawe nicaye imbere ngiye kubwira ibyo washyize ku mutima. Imana nishime. Hari byinshi byari bitwasamiye, umwanditsi we yaranditse ngo yaba atari wowe wabaye mu ruhande rwacu ngo igihe abanzi bacu baduhagurukiraga ngo baba baratumize bunguri tukiri bazima, wagiye ubamba amahema, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ngewe n'ubwoko bungurikiye tuzamuye ibendera ry'ubutsinzi, tugushimira ko waturinze n'uhimbazwe. Nubwo ibisitaza bitabuze kuza, nubwo intambara zitabuze kubaho, ariko nje kuvuga ngo uko biri kose biraruta mbere. Shimwa. Twagiye tukubona mu busabusa bumeze nk'umuyaga, twagiye tukubona mu ntambara, twagiye tukubona mu mvura y'amahindu, twagiye tukubona igicuku kinise, twagiye tukubona inshuti zaduhanye, twagiye tukubona ababyeyi batujishuye baturambitse hasi, twagiye tukubona inshuti zatwihakanye, ariko wowe wagendanye natwe, ntiwigeze utureka, ntiwigeze uduhana. Inshuti zo n'isi zijya zinanirwa, ariko wowe ntujya unanirwa. Wabaye umugabo w'abapfakazi, wabaye se w'imfubyi, mu ntambara warwanye intambara, izina ryawe nirishimwe. Aka kanya nicaye imbere y'ubwoko bwawe, ngiye kububwiriza icyo nshyizwe ku mutima nawe. Hanyuma rero ntago namenya icyahaza imitima y'aba bantu bankurikiranye bari ku isi yose, kuko njye ndi muto cyane, ariko ijambo ryawe ni rigari. Ibintu nkoze kararyaka ku munwa, Mwuka Wera nambeho myinshi cyane. Abazumvira ijambo bose bazagira intambwe batera, kuva none kugeza uhagaze ku bicu ujya kujyana umugeni. Karibu karibu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Mana ishimwe. Ntago twari duherukanye, ariko uyu munsi nzanye ijambo rivuze ngo uko biri kose biraruta mbere. Sinzi ejo hashize hawe, ariko uko biri kose biraruta mbere. Sinzi aho wicaye none, ariko uko biri kose biraruta mbere. Sinzi icyumba wicayemo none, ariko ntago cyabudikamo umwijima w'icuraburindi uherutse kwicaramo. Ntabwo hari bubudike cyane kurenza icyo wigeze kwicaramo mu myaka yatambutse yari ikomereye Abanyarwanda, ariko none nuko uko byasa kose hari umucyo witangaza ugenda ukumurikiramo. Imana nishimwe. Mbere yuko ntangira mbanje kubumvisha audio y'indirimbo yanjye ivuga ngo mu busabusa bumeze nk'umuyaga, ngo waremyemo ibizima, ngo ndetse ngo ntabwo nzi ukuntu wabigenje, mbona biremeye. Waguhereza mikoro ngo ugende uhagarara imbere y'ubwoko bw'abantu benshi, ntago wabona uko bisobanura. Natwe tubona bucya, tubona turya, tubona abana bambara, tubona abana bajya ku ishuri, hanyuma wakubwira ngo vuga bije y'umwaka bisobanura uko byagenze, ntiwabisobanura. Yishize ku munzani ukareba umushahara winjiza, ukareba na konsomasiyo ukoresha, wasanga bitamacinga. Hanyuma rero ibyo byihishe mu bumana
bw'Imana bukomeye, byihishemwo imbaraga z'Imana n'ubudahangarwa bwayo. Niyo mpamvu naririmbye ngo sinzi ukuntu ubigenza tukabona biremeye. Imana nishimwe. Kera hacu, kera hawe batubwira ngo ntacyo muzimarira, bajyaga bakunda kudutuka ngo ntago muzikamera n'ayimbwa, ariko iramaze ntitunayikamire na kare ntikamwa. Hanyuma rero Imana nishimwe. Sinzi uko bakubwiraga, wisanze wabaye umugabo, wisanze wabaye umubyeyi w'abana benshi, hanyuma ibyo bitutsi byose tugenda tubirenga. Imana nishimwe. Hanyuma kera hacu njya nibuka cyane, gasubiza amaso inyuma aho u Rwanda ruvuyeho imbere aha, ibyorezo byiza bikica abantu, bimwe atari n'ibyorezo, ari indwara zoroheje, malariya zisha abantu, kwaritemu zabaga he, ntumbaza ahantu zabaga, nahindukiza amaso nareba iruhande rwanjye gato bakavuga ngo noneho ngo ubu ku bajyanama b'ubuzima hari kwaritemu, urarwara igicurane ukiruka, umwana ararwara inzoka gatoya ukirukanga ukajya ku mujyanama w'ubuzima. Kera hacu imbere aho gato aho tuvuye umuntu yararembaga, amavuriro yari ikanarange kugerayo cyari ikibazo. Njya ntangazwa n'Abanyarwanda bavuga ngo ntacyo gushimira Imana bafite, n'iryo vuriro rikuri iruhande rishimira Imana, n'uwo muhanda ukuri iruhande wishimira Imana. Urataka gatoya moto ikabira hageze ku muryango. Kera ntago byari byoroshye, izi ngobyi twagendagamo bahetsi babiri imbere abandi babiri inyuma, ntumbaze aho zarengeye. Imana nishimwe. Dushingiye aho ituvanye naho tugejeje, Imana ndayishima. Hirya gatoya twambara inkweto, twagera ku ishuri bakadutuma ababyeyi ngo twirase. Sinzabyibagirwa rimwe nzikubuje kwa mama wacu, ndazizana ngo nanjye ngiye kwemeza abanyeshuri twigana. Ngezeyo tica arambwira ati sibira ujye kuzana ababyeyi, ati kubera iki waje wambaye inkweto kandi bitemewe. Nyuma yaho gatoya kutazambara cyari igihano gikomeye, bagucaga amande aho zitangiriye kuza. Nyakubahwa wa Repubulika Paul Kagame amaze gushyiraho itegeko, cyane ko yari amaze no kuzituzanira akabyara abahungu n'abakobwa. Hanyuma aho zimariye kuza tukajya tuzibagirwa, tukazitwara mu ntoki, tukazambara tugiye kugera aho bari buduhaniranure kuri defense zabaga siri, tukajya ku masoko tukagera tuzitwaye mu ntoki. Wagerayo wazibagiwe bakakwaka igitebo cy'ibijumba bakakigurisha, bakabanza bakaguramo inkweto bakagusubiza hasigaye. Aho ngaho turahavuye. None rero amatara ku mihanda reka sinakubwira, iwawe uracana. Ntago byari byoroshye. Nubwo bimeze gutyo, ahantu Imana idukuye hari habi. Imana ntihabwe icyubahiro. Warebaga amatongo ukareba hirya ukareba hino, igihugu cyarabaye umusaka, wibaza niba umuntu azongera guseka. Nubwo wasigaye uri imfubyi, ariko uri ishami ryashibutse. Imana ntihabwe icyubahiro. Uko biri kose biraruta mbere. Imana nishimwe. Ijambo ry'Imana Zaburi 125 riravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Uyu musozi ngo ntubasha kunyeganyezwa, ngo kandi ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Uyu musozi ngo ntago ujya ubasha kunyeganyezwa. Narinje kukubwira ngo yewe murokore nawe uri kwiga kuba umukirisitu gukizwa, haranira kumera nk'uyu musozi. Uyu musozi ntago nyeganyezwa. Uyu musozi ntago nyeganyezwa n'amagambo. Uyu musozi ntago nyeganyezwa nuko Priyave bayanditse. Uyu musozi ntago nyeganyezwa n'ubugumba. Imana itugirire neza. Nubwo bimeze gutyo, nubwo ubona ugeze ku musozi gahinda gasaze, mu gikombe gahinda gasaze, mu gikombe bwihebe, ariko uyu musozi ntago ujya unyeganyezwa. Uyu musozi ntabwo amagambo ajya wutsimbura. Uyu musozi imvura iraza ikagwa, hanyuma wamara kugwa isuri ikaza igakumunzura ikamaraho. Yego wasigariye aho ngaho, nta n'inshuti usigaranye.
urareba hirya no hino ugasanga nta cyerekezo, inshuti zakuvuyeho, abavandimwe bagushizeho, ariko hagarara uhamemera nk'umusozi. Uyu musozi ntabwo unyeganyezwa nuko usigaye wonyine. Uyu musozi ahantu wawusize mu mwaka wa 1990 uzagaruka mu mwaka wa 2028. Uyu musozi uzasanga ukihahagaze. Kubera iki unyeganyezwa n'ibiriho? Kubera iki unyeganyezwa n'amagambo? Kubera iki ibiciro bizamutse ku isoko ukabunyeganyeze? Uyu musozi izuba rirava, ubutayu bugacana, hagasigara ari ubutayu, amapfa aratera, ariko uyu musozi ntabwo unyeganyezwa, ntabwo unyeganyezwa n'amapfa yateye. Uyu musozi uhora ari wa wundi, araseremera hagasigara ari amabuye ahanamye, ibiti biruma bikuma bigakokoka, ariko uyu musozi ugumuhamye. Uyu musozi ni utubera urugero barokoye bene data. Uyu musozi ni utubera urugero umukristo mwene data, mugenzi ufite urugendo rujya mu ijuru. Uyu musozi ni icyitegererezo, niyo mpamvu Imana yaduhaye urugero ku uyu musozi. Uyu musozi usobanura ibintu byinshi, nubwo najya kure navuga ku uyu musozi gusa byaba bihagije. Naje gusanga uyu musozi hari igihe uba utuye ku nzira. Uyu musozi naje gusanga abantu benshi bawuruhukiraho. Hari igihe umuntu azamuka umusozi yagera mu Cyeregata akumva ararushye akajya kuwuruhukiraho. Dufite abakirisitu umuntu atakigana, umuntu atagisanga, ukumva barakubwiye ngo aho kujya kuriya mu pasiteri, aho kujya kuriya mu nyamasengesho, aho kujya kuriya muririmbyi, wapfuma ujya gucumbika ku ndaya yicuruza cyangwa ukajya mu kabari bikagira inzira. Kubera ibikomere abantu bagiye bakomerekera ku bantu biyita abana b'Imana kandi atari bo. Uruwe musozi, uyu musozi akenshi hari n'abantu bajya bawugangikaho. Ntuzatangazwe nuko uzaba uri umupfakazi, mayibobo zose zigatangira zikakumenyera, ariko ntuzanyeganyezwe. Uyu musozi bawugangikaho, mayibobo zikawugangikaho. Uyu musozi ushaka gukemura ibyoroshye ni ushaka gukemura ibikomeye, ahanini akenshi uyu musozi bawurangirizaho ibyabo byose. Ariko uyu musozi ntago wivumbagatanya, ni wivumbura. Uyu musozi uhora uhamye. Uyu musozi ukwiriye kumera nkawo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utajya unyeganyezwa. Ariko ijambo rirambwiye ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agose abantu be. Imana iratugose, itugose imbere n'inyuma. Imana iratugose, itugose aho abana b'abantu batari. Imana irahabaye aho imigongo yaba mama yadushize hasi kaducutsa. Umugongo w'Imana ni mugari uracyaduhetse, kandi abantu ngo biringiye Imana, ngo umugongo w'Imana ngo uzahora ubahetse, ngo kugeza imvi zibaye uruyenzi. Imana yo mu ijuru nishimwe. Igwandika ku mugongo wa nyina, niko nanjye nigwanditse mu bikari by'Umukiza. Nk'uko umwana yigwandika ku mugongo wa nyina, niko nanjye nigwanditse mu bikari by'Umukiza. Haleluya! Uyu muririmbyi aririmba ngo nk'uko umwana ajya yigwandika sha ngo mu mugongo wa nyina. Nuko tutazi agaciro dufite. Ubundi ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera.
dufite agaciro gakomeye. Imana nishimwe. Aka gaciro dutwaye agaciro k'Uwiteka, dutwaye agaciro k'Umwami. Ubundi kera ngo umuntu wabaga utwaye agaciro, ubundi ngo agaciro kari agakombe umwami yaciragamo. Aka gaciro umuntu wabaga gafite ntago yasigaraga ku muryango. Aka gaciro umuntu wabaga gatwaje umwami yabaga ari bugufi, aho yicaraga umwami yicaraga nawe yabaga hicaye. Hanyuma rero sinzi impamvu ujya wishyira ku ruhande kandi utwaye agaciro k'Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana nishimwe. Dufite agaciro gakomeye cyane, kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu. Imana nitugirire neza. Narinje kukubwira ngo nubwo turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bikomeye cyane byo kwibuka abacu bazize jenoside. Byari ibihe bikomeye cyane, n'izi saha ntabwo bigomba kuzatuva mu bitekerezo. Ariko mwene data, narinje kukubwira ngo uko biri kose, dushingiye ku mateka, dushingiye kuri uriya mwaka, kuri kwezi kw'icuraburindi, aho Imana itugejeje rata, tubaye tuyishimiye, tuyizamuriye icyubahiro. Uko biri kose biraruta mbere. Gira abantu nka 2 cyangwa nka 3 babwire ngo nubwo nasigaye ndi imfubyi, nubwo nasigaye ndi incike, ariko uko biri kose biraruta mbere. Imana nishimwe. Nago ndi bubarambire. Numvise nejejwe n'Imana mu mutima. Jubije amaso inyuma, ndebye ahantu Imana ituvanye, ndebye igihe bwacyaga nkabona butari bwire, ndebye umwijima w'icuraburindi, ndebye imiborogo yari yugiwe mu gihugu cyacu. Imana ikatwohereza abamarayika murinzi, Imana ikatwohereza abarengeza abacunguzi. Imana ikorera mu bantu. Ndagira ngo mbwire ngo Imana niyo igikubwira ngo kora iki ngiki ugicemera, Imana ibikunyuzemo, Imana ibikugeze ambasaderi ku isi. Hanyuma tubona tubivuyemo, tubona tugeze aho tugeze ubu ngubu. Uwasigaye afite amezi 4 ubu ngubu arahetse, utaraheka arabyitegura ejo. Hanyuma Imana yagiye itwomora inguma. Ndagira ngo nawe ugifite bikomere, ushaka ubushuti bukomeye ku Mana. Imana ijya yomora inguma n'inkovu zigasibangana. Nge narayibonye, ntago ndi kuvuga iyo nabwiwe, ndi kuvuga iyo nikoreho n'ibiganza byanjye. Imana iturengere. Nubwo narekeraho, icyo nari mfite ku mutima uyu munsi kwarukuza kukubwira ngo usubizwe amaso inyuma, ureba ahantu Imana ikuvanye naho ikugejeje, nirurangiza bigutere gushima. Imana yo mu ijuru niturengere. Murakoze. Imana iduhana umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya.